ariko reka ngushakire ikintu ubashe kuba wowe wakwirira ndetse ubashe no kuba wakwinywera. Nuko uno mwana hano ngaha arangije yaraje arabitunganya, areba muri firigo ibintu byose byagiye bisigara, akagenda byegeranya ariko urabona yuko rwose byamushobeye, ntafite aho ahera, ntafite aho atangirira ubuzima, niwe wenyine usigaye, nta wundi basigaranye nibura ngo azajya amwungura igitekerezo, ntafite papa, ntari kumwe na anti cyangwa anko. Urabona yuko rwose ubuzima ni hatari, ubuzima buramushobeye kandi ubuzima ntago bumworoheye habe na gatoya. Ubuzima urabona yuko isaha n'isaha ibintu byahinduka. Uno munsi waba uri mu buzima bwiza, ejo ukaba uri mu buzima bubi kandi utabigizemo uruhare, ariko ibintu byose ukwiye kubyakira. Nuko uno mwana atangiye akazi ko kujya gucuruza ku muhanda, atangira kugenda ashakisha ngo arebe yuko yabona amafaranga. N'ubu buzima uno mwana yagiye abamo, atangira gushakisha ati papayi hano rwose bakasitoma banjye ndabahera ku mafaranga make cyane kugira ngo arebe yuko yabona ubuzima. Uriya mwana yamubeshaho ndetse akaba yanakura neza atari kumwe na mama, ariko agakura. Urabona yuko uno mwana yatangiye ubuzima bubi bwo kugenda gucuruza amapapayi, ati reka ndebe yuko rwose nabasha kuba nabeshaho uno musaza wanjye. Nuko rero customer araje atangira kumuha amafaranga, atangira rwose ubuzima, atangira kugerageza ambwira ati urakoze rwose customer, n'ejo uzagaruke mfite amapapayi meza kandi ku giciro gitoya. Uno mwana ati manu ugira neza, ati ya mbere ndayitanze, ati hasigaye 2, ati ubusizi ngizi nazo baraza bazigure. Ariko ndabyizeye rwose ko baza kuzigura, ati kandi ndabyizeye yuko rwose nta kibazo kindi kiri bubeho. Ati mwana wanjye irira, tuse kubiriye ejo nzajya gucuruza iki, ati ariko nta kibazo, ati urye, ati usigara n'ibyo nzajyana. Uno mwana rwose abona yuko ntacyo byari bimutwaye, nta n'ikibazo n'iki na kimwe yari asigaranye. Urabona we rwose ameze nkaho afite mama, ameze nkaho afite papa, ntacyo bimubwiye. Nuko urabona rwose uno mwana yaraje yihera agasaza ke, arakabwira ati irya kandi uhage, nubwo mama yadusize mu buzima bubi tuzabaho kandi ndabizi tuzabaho neza, ntugire ikibazo. Kakajya kamureba rwose kano kana kati ati ubuse koko, ati ubu ni wowe mama? Kakabyibaza tubuze mama yagiye he, ariko urabona ukuntu kamureba rwose kari kubyumva ibyo amubwira, kari kumva ibyo amubwira mu by'ukuri, nubwo katabasha kubishyikira nk'akana ariko karagerageza kakabyumva ndetse kakanayimwereka, kakamutumbira cyane nyine nk'umuntu ubona yuko rwose ari kumwe n'umuvandimwe kandi ari mama. Rero no mwana kunywa ntiyari akibishoboye, urabona rwose yafataga bibera ariko ntabashe kunywa, akirebera akirangarira nyine nk'umwana, ariko mu by'ukuri uno mwana nta kindi. Uno mwana urabona ubuzima yarabayemo, yaratangiye kugerageza amubwira ati rero uno munsi nubwo ubonye amata sinzi niba ejo uzayabona, ati rwose gerageza. Nuko uno mwana byagenze, yari ari kubasobanurira ubuzima bubi cyangwa se uko byabagendekeye mama wabo. Ubuzima yabasizemo ntago bwari buboroheye habe na gatoya rwose. Abona yuko uno mwana yari kubasobanurira ati mama aradutaye, ninjye wasigaranye n'uyu muvandimwe wanjye, ati nta wundi muntu n'uyu n'umwe wabashije kuba yatureberera, uti niyo mpamvu ncuruza amapapayi atujuje ubuziranenge. Wa mugore urabona byamukoze ku mutima,
nubwo mu by'ukuri ataramwishimiye cyangwa se atarafite umunezero kuko uno mwana, reba uno mwana ukuntu yayura, ariko mana we, reba inzara uno mwana abona ukuntu rwose yari ari kwayura, ati murambona, ati inzara imeze nabi, nimucakire icyo kunywa. Nuko urabona yuko uno mwana rwose yarababaje kandi byabakoze ku mutima, ati yo, ate se n'ubu buzima wari ubayemo, ate se n'ubu buzima, ati nuko wari ubayeho, ati mana we, ati mbega ubuzima bubabaje, ati humura, uti ntago nari mbizi ko ari ubu buzima bubi urimo, atari kihangane ugerageze, ati nta kibazo. Nuko uno mwana rwose urabona akomeza abasobanurira ati twe nta kibazo, twamaze kubyakira, nta n'ikintu bidutwaye rwose habe na gitoya. Uyu nguyu rwose amusobanurira ati tubabarire, ntabwo twari tuzi yuko ibyo byabayeho, ntabwo twari tuzi yuko muri no karitsiye yacu harimo abantu bameze gutya, uti turatunguwe, atariko tugiye kubikurikirana, ati humura, tuzabajyana ahantu babishinzwe babarere mu bigo bifasha abana cyangwa se birera abana. Uno mugore rwose akomeza amusobanurira amubwira ati ntago tubasiga hano, ahubwo ni mwitegura. Uyu nguyu yarangije amubwira ati hoya rwose ntago bano bana mwabajyana mu bigo birera abana, ahubwo ndumva binkoze ku mutima, bano bana rwose nimubame mbajyane, nimubamereze mbijyanire, ngende mbarere, kandi nta kibazo rwose nzabarera neza nk'uko bikwiriye. Nuko nguko urabona rwose umwana ntacyo bibabwiye hano ngaha, bo bari kubareba gusa, barabatumbereye gusa, nta kindi. Urabona bo barimo bareba ibyo bano barimo baravuga, uti nta kibazo nzabajyana no mu ishuri baziga, ati kandi muhumure rwose nzabitaho, nzabafata nk'abana banjye, nawe nzagenda njye gucuruza amapapayi, ariko ubuzima tuzabubanamo kandi tuzabaho neza, nta kibazo rwose tuzabaho twishimye. Urabona akomeza basobanurira ati nubwo mu by'ukuri nabamagaye, ntago nari nzi ko bano bana babayeho muri buno buzima, ntago nari nzi yuko bimeze gutya. Nuko uno mwana ati ati tuzajya no ku ishuri, ati mbega ibintu byiza, ati tuzishima natwe. Uyu ngo ati muhumure, ni ukuri bano bana nzabajyana kwiga, ahubwo ikintu cyose mwabona nyine mwazajya mumfasha kugira ngo bagire ubuzima bwiza, ariko ntago mwabajyana mu kigo cy'imfubyi, ntago mwabajyana mu kigo kirera abana, ati kubera yuko no mwana nubwo twakoranye mbona nyine atari umwana, mbona nyine yica abaturage, uti ibyo rwose ntacyo bivuze, ni ubuzima bubi yarabayemo, ni ubuzima bubi uno mwana yararimo, ntago ari umutima mubi, ahubwo ni ubuzima butari buboroheye. Uyu nguyu rwose abona yarishimye cyane, ati ubu uzatujyana na musaza wanjye, tuzanjyana na musaza wanjye, ati ubu tuzasubira ku ishuri tujye dukina n'abana, uti nongere nishime, ati cyane rwose, tuzasubira kwiga, wongere wambare inifomo, wongere nyine ujye ukina n'abana ku ishuri, ati humura rwose nzabafata neza nk'abana banjye, muzajya murya munywe muhaga. Uno mwana ati mbega ibintu byiza, ati ndabyishimiye cyane, ati ubu ngubu ni wowe ugiye kuba mama wacu, utuburenza mvuga mama, ati mbega byiza. Uno mwana wabona yarishimye cyane, uno mugore nawe biramushimisha, ati humura rwose ugiye kuba umwana wanjye, ati kandi ndakwishimiye, ati twirengagize ibyabaye byose, twirengagize amakimbirane twari dufitanye, ati ahubwo ubone yuko uri umwana wanjye. Urabona n'uyu yahise ambwira ati humura rwose nta kibazo, ubuzima bwose muzabamo tuzatubafasha, amata y'umwana, amafaranga yo kubitaho, ati humura byose tuzatubyitaho, kandi muzajya muba muri mu buzima bwiza, turabyizeye, ati nta kibazo. Uno mugore rwose yarebye uno mwana arishima, n'umwana arishima, n'abantu bashinzwe umutekano barishima, bati ni ukuri uno mwana, ati genda ubafashe, natwe ntabwo twari tuzi ko ubu buzima ari uko bumeze,
ntabwo twafunga abana bameze gutya, ahubwo bano bana ni ukubitaho tukabashakira ubuzima, tukabashakira uko babaho kandi bakabaho neza. Ati kandi turagushimiye rwose yuko ugiye kubatwara ukabitaho, bano bana tuzatuza kubasura turebe ukuntu bameze, ati n'amata tuzatuyabaha, ati ibintu byose by'ingenzi tuzatubibashakira, ati humura we ntugire ikibazo, gusa bajyane ubasubize mu ishuri, tuzatuza kubasura nta kibazo n'iki na kimwe abana bazigera bagira. N'umugore rwose urabona ko yarabyumvishe akavuga ati ni ukuri nzangerageza pe, ati nta kibazo nzambigerageza kandi nzambikora nk'uko bikwiriye. Urabona yuko rwose barishimye, barishima, abana babonye umuryango, abana babonye famiye. Burya uriya mugore nubwo byamukoze ku mutima arishima ati mbonye abana. Tugaruke hano rero mu mujyi, urabona umugore yabaye Slay Queen, urabona rwose ukuntu asigaye yambara, urabona imyambarire asigaye afite, urabona ukuntu ibintu bimeze. Ariko urabona hano wa musirikare yaramushakishije kugeza amubonye aho i Kigali, arangije aragenda aramufata. Wa mugore hano sinzi ibintu arimo gucuruza, agenda acuruza, ariko urabona yamuturutse inyuma abaramufasha ati wa mugore w'umugome we, niko wa mugore usiga abana mu cyaro, nurangiza ubasige mu buzima ameze kuriya, ati cano tugende tukujyane kuri polisi. Nuko arangije wa mugore nuko bamujyanye, aramubwira ati n'undi munsi mu gihugu cyacu ntago ibintu biba byemewe, ntago bimeze gutya. Arabona ku rundi ruhande bano barishimye, baranezerwa, abonye ababyeyi ndetse bajyaga bava ku ishuri bakaza hano ngaha rwose, bakaza guherekeza uno mugore aje gucuruza. Urabona rwose bari babayeho neza, barabonye umuryango. Buri muntu wese, buri umwe wese ajya agerageza gukora neza, kuko ntabwo uzi ejo ahantu uzaba uri, ntabwo uzi ukuntu uzaba umeze. Jya ugerageza. Wa mugore urabona byamuviremo kujya muri gereza, agiye kuba muri gereza ubuzima bwe bwose, kandi mu by'ukuri akaba ari kumwe n'abana be. Ntago bikwiriye kandi ntago bishimishije, nta nubwo wabiha umugisha. Bye naho mu zindi